ugezehe mbese umuseke uri hafi ntiburatandukana ntacyo ushishoza iburasirazuba. Mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, Yesu ashimwe, izina ry'Imana kandi nirihabwe icyubahiro. Ndashima Imana yuko yandinze kandi namwe ndizera yuko yabarinze. Kubaho kwacu cyangwa se imibereho yacu ntabwo ari uko Satani aba yatugiriye impuhwe, ahubwo nuko abamarayika b'Imana bagifashe imiyaga ine kandi babana natwe uko bwije nuko bukeye. Ukabyuka ugenda bakabana nawe bakakurinda, umunsi ukavaho kurinda mu rugo aho uba, bakakurindira mu byo wagiyemo ibyo ari byo byose. Imana ikurinzi bwayo bukabana nawe mu byo ukora byose, buri munsi ukagenda. Abantu benshi bazi yuko kuba bagenda bakagaruka, bagatega imodoka bakagaruka, bakurira indege bakagaruka, bakajya mu bwato bakagaruka, bakajya ku kazi bagataha amahoro. Bamwe bibwira yuko baba bazi kugendana ubushishozi, wenda imodoka bakazikwepa ntihagire ibagonga, bagakwepa amagare ntihagire irimugonga, kubera ko bazi kugendera mu buryo bwiza mu muhanda ntihagire impanuka ibabaho bagataha. Bakaba bazi yuko hari tekinike bakoresheje kugira ngo babeho. Ariko iyo tugiye mu byanditswe byera tubona yuko Imana iturinda uko bwije n'uko bukeye, ariko dukwiye gushima Imana tukayishimira n'umucyo iba yaduhaye, tukayishimira ko yatuvubiye imvura, tukayishimira yuko imyaka yeze tukaba twabonye icyo kurya. Rero ndizera yuko namwe mushima Imana aho muri, kandi nanjye ndashima Imana. Uyu mwanya rero tugize amahirwe nanone yo gutekereza ku ijambo ry'Imana. Hari benshi bayashaka ntibayabone, ariko twebwe ubwo tugize amahirwe atangaje yo gutekereza ku ijambo ry'Imana, ku butumwa buremereye cyane, ku butumwa bufite agaciro, reka dushime Imana. Mbere yuko twinjira mu cyigisho reka tubanze dusenge. Mwami Imana turagushimiye, wowe uturinda uko bwije n'uko bukeye, ukaba amahoro mu byo dukora ibyo ari byo byose, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Uyu mwanya tugarutse imbere y'ubwiza bwawe ngo twigire ku birenge byawe, byishwe n'umwuka wawe wera. Amajwi yose twumva mu matwi yacu akurweho, ahubwo duhe gucecekera imbere yawe twumve icyo utubwira, kandi iri jambo ryawe ridutunganye kandi ridukuze, rizatugeze ku bugingo buhoraho. Tubyatse twizeye mu izina rya Yesu, amen. Insanganyamatsiko yacu iravuga ngo itegeko ry'ubugambanyi. Mu cyigisho cyabanjije mbere, kuko iki ngiki ni igice cya kabiri, twabonye yuko Daniel yashyiriyeho itegeko ry'ubugambanyi, ariko twashoje ibyanditswe byera bitwereka neza yuko no muri iki gihe cyacu hagomba kongera gushyirwaho itegeko ry'ubugambanyi, kandi rishyiriweho abantu bubahiriza iki? Amategeko y'Imana. Reka rero twe gutinda, ahubwo twinjire mu cyigisho kivuga ngo itegeko ry'ubugambanyi. Turaza kwibanda mu bitabo by'umwuka w'ubuhanuzi. Turareba mu gitabo cyitwa Umurimo wa Gikristo, icyigisho cya 14 kivuga ngo umudendezo mu by'iyobokamana. Tubona ko muri iki gihe cyacu icyo bita umudendezo w'umutimanama ubangamiwe cyane, ndetse Satani ashaka gukorera aho Imana nayo ikorera. Rero imitima yacu ni isibaniro ry'intambara zibera hano kuri iyi si, aho Satani ashaka kwigarurira imitima yacu, ariko n'Imana ikaba ariho aho hantu, ikaba ariho ishaka gukorera. Umudendezo w'umutimanama muri iki gihe urabangamiwe cyane, kuko Satani ntihashaka gukorera, kandi arashaka kwigarurira abantu benshi batari maso, arashaka kwigarurira abantu benshi batiteguye. Satani arashaka gukorera mu mitima y'abantu, kandi n'Imana nayo ntishaka gukorera. Tujya gusoma amagambo rero yo mu Murimo wa Gikristo, icyiciro cya 14 ni soft copy, avuga ngo umudendezo mu by'iyobokamana. Tujya gusoma amagambo afite umutwe uvuga ngo isengesho rikwiranye n'iki gihe. Dawidi yasenze agira ati, igihe gikwiriye cyo gukorera Uwiteka kirasohoye, kuko bahinduye ubusa amategeko yawe. Iri sengesho riracyafite agaciro na n'uyu munsi. Isi yahabiye kure y'Imana, kandi kononekara kwayo kugomba gukangaranya imitima, kugatera abantu bose bakiranuka umwami ukomeye gukorera kurengera ubugorozi. Ububasha bw'ubupapa bwahinduye itegeko ry'Imana bukoresheje gushyiraho isabato y'ibinyoma ngo isimbure iya Yehova, kandi iyo sabato y'ibinyoma yubahwa n'imbaga nyamwinshi y'abakristo, mu gihe iy'ukuri isiribangwa. Tubona yuko ubupapa bwahinduye amategeko y'Imana, kandi bugakuraho isabato y'Imana bugashyiraho isabato y'ikinyoma, kandi icyo kintu cyarundukiwemo n'abantu benshi cyane, ku buryo batazi uko batandukanya isabato y'ukuri n'isabato
y'ikinyoma. Turebe amagambo yo kuri paje 172. Aho twarimo dusoma ni kuri paje 171. Harimo kuremwa imitima y'abantu ishaka kwigarurira imitima y'abazashaka kumvira Imana byuzuye. Abashinga amategeko bazahagurukira kurwanya ubwoko bw'Imana, umutima wose uzageragezwa. Twibukiranye yuko turimo kwiga icyigisho kivuga ngo itegeko ry'ubugambanyi, ariko hano mu murimo wa Gikristo paje 172 soft copy aratubwira ngo harimo kuremwa imitwe y'abantu ishaka kwigarurira imitima nama y'abazashaka kumvira Imana byuzuye. Abantu bazashaka kumvira Imana byuzuye bagomba gushyirirwaho itegeko ry'ubugambanyi. Abashinga amategeko bazahagurukira kurwanya ubwoko bw'Imana, umutima wose uzageragezwa. Abantu bazashimangira kandi berereze amategeko agamije kurwanya ay'Imana imbona nkubone. Nubwo bazaba ari abanyamwete mu guhata amategeko yabo ubwabo, bazatera umugongo iri jambo risobanutse ngo uku niko Uwiteka avuga, kugira ngo berereze umunsi w'ikiruhuko w'ikinyoma. Bazagerageza guhata abantu gusuzugura itegeko ry'Imana, kandi amategeko ariyo agaragaza imico yayo. Bona nubwo nta kibi kizaba kibariho, abagaragu b'Imana bazatangwa mu maboko y'intababarira z'idini ziyobowe n'umwuka wa Satani, kandi zuzuye igomwa ngo bakozwe isoni kandi bashinyagurirwe. Itegeko ry'ubugambanyi nicyo cyigisho turimo kwiga. Turareba andi magambo aboneka mu gitabo cy'umurimo wa Gikristo, ni soft copy paje 171. Dukomereje aho twari twasubikiye ubushize, aho ibintu byose bigomba kuba hano ku isi kandi bitagizwemo uruhare n'umuntu uwo ari we wese, yaba umukristo cyangwa se utari umukristo, bagomba kubifata byose bakabigereka ku mitwe y'abantu bubahiriza amategeko y'Imana. Turareba mu murimo wa Gikristo paje 171. Bazerekana amahano abera hano ku isi cyangwa ku butaka no ku nyanja, imiyaga idasanzwe, imyuzure, imitingito y'isi, kurimbuka kuzanywe n'inkongi z'imiriro, ko ari ibihano by'Imana byerekana ko ibabajwe nuko icyumweru kitubahirijwe. Ibintu byose bigomba kubera hano ku isi kubw'uko abantu bishe amategeko y'Imana. Ibyo bintu byose bizajya biba, ariko bisoze babigeretse ku bantu bubahiriza iki? Amategeko y'Imana. Uwo ni wo mugambi wa Satani. Ayo makuba azarushaho kwiyongera, ishyano rizasimburwa n'irindi shyano, kandi abahinyura amategeko y'Imana bazarega abizera bake bitondera isabato y'itegeko rya kane ko ari bo ba nyirabayazana b'umujinya uri gukwirakwira ku isi. Iki kirego cy'imihindagurikire y'ikirere kandi abantu ubwabo nibo bangije ikirere, bagomba kugishyira ku bantu bubahiriza amategeko y'Imana, kandi bakerekana yuko ari bo barimo bateza ibyo biza birimbura abantu. Tubona yuko no mu gihe cya Isiraheli, ubwo Isiraheli yose yasengaga ibigirwamana, kuva ku mwana mutoya kugeza ku mukecuru, bose basengaga ibigirwamana muri Isiraheli, kugeza ku mwami Ahabu ndetse n'umugore we Yezebeli. Amateka nanone agiye kongera kwisubiraho. Ariko na n'uyu munsi tubona yuko iki kirego cyarezwe Eliya mu gihe cya Isiraheli, yuko ari we wateza amapfa muri Isiraheli, kigomba kongera gushyirwa ku bana b'Imana bo muri iki gihe bubahiriza amategeko y'Imana. Icyo kinyoma ni uburiganya bwa Satani kugira ngo abone uko afatira mu mutego utari maso. Iki kirego kigomba kongera kubaho, ariko ni uburiganya bwa Satani kugira ngo afatire mu mitego abantu batari maso kandi batiteguye. Abayobozi b'amadini bahamya ko bafitanye isano n'ijuru, kandi ko bafite imico iranga umwana w'intama. Bazerekanisha ibikorwa byabo ko bafite umutima w'ikiyoka bahumekewemo, kandi ko bategekwa na Satani. Igihe kiraje aho ubwoko bw'Imana buzarenganywa buzize kweza umunsi wa karindwi. Nyamara ubwoko bw'Imana bugomba guhagarara bushikamye ku bwayo. Imana izabwitaho yiyerekane ku mugaragaro
ko ariyo mana isumba ibigirwamana. Umurimo wa Gikristo, paje 173, soft copy. Umwanzi w'amategeko y'Imana kandi akaba adashobora no kuyumvira nk'uko byari bimeze mu gihe cy'abigishwa ba Kristo. Na n'ubu isi ntihamanya n'amahame ya Kristo. Urwango nka rwa rundi rwatumye basakuza bagira bati nabambwe, ari narwo rwazanye akarengane kubigishwa, rukomeje gukorera mu mitima y'abatumvira. Uru rwango rwari ruriho mu gihe cy'Abayuda, igihe Abayuda bavuga ngo nabambwe, igihe Abayuda bacuraga imigambi yo kwica Yesu n'intumwa ze. Uru rwango rurimo gukorera mu mitima y'abantu batumvira n'ubundi amategeko y'Imana bucece. Wa mwuka wo mu myaka yo hagati mwayenaje waciragaho iteka abagabo n'abagore ngo bafungwe, bameneshwe, bicwe, waringanije iyicarubozo riteye ubwoba rikomotse mu nkiko z'idini. Byumvikane neza yuko ibi bikorwa bigomba kuzaza bikomoka mu nkiko z'idini. Iki kintu cyumvikane ku murongo wacyo. Umurimo wa Gikristo, paje 173, soft copy, niho turimo gusoma. Wa mwuka wo mu myaka yo hagati mwayenaje wateguye kandi ugashyira mu bikorwa itsembatsemba ry'ahitwa Saint Barthélemy, kandi rigacana umuriro w'itanura ry'isemufuridi. Na n'ubu uwo mwuka uracyari ku murimo ukorana imbaraga z'ubugome bwa kidayimoni. Amateka y'ukuri buri gihe yagiye arangwa n'intambara hagati y'ikibi n'icyiza. Iyamamazwa ry'ubutumwa bwiza buri gihe ryagiye ritsisurana no kurwanywa n'akaga n'uburibwe n'urupfu. Rero amateka agomba kongera kwisubiramo, kuko ubutumwa bwiza ntabwo bugomba kubana amahoro n'isi, ndetse n'abantu babwiriza ubutumwa bwiza bw'ukuri ntabwo bazabana amahoro n'isi, kubera ko igihe Abayuda bavuga ngo nabambwe, uwo mwuka wari ugize Abayuda b'icyo gihe na n'ubu urimo urakorera mu mitima y'abantu batumvira amategeko y'Imana, banze amategeko y'Imana, bayahinduye ubusa, ngo buhoro buhoro kugeza ubwo mu minsi iri imbere bagomba kongera gushyiraho itegeko rigomba gutsisurana n'amategeko y'Imana, ndetse rigatsisurana n'abantu bubahiriza iki? Amategeko y'Imana. Itorero ryasigaye rizanyuzwa mu bigeragezo bikomeye no mu makuba akomeye. Abitondera amategeko y'Imana no kwizera nk'ukwa Yesu bazagerwaho n'uburakari bw'ikiyoka n'ubw'ingabo zacyo. Turimo kwiga icyiciro kivuga ngo itegeko ry'ubugambanyi. Satani afata abaturage b'isi yose nk'abe. Igihe Satani afata abaturage b'isi yose nk'abe, ndetse akaba yiteguye kuyobora imitimanama yabo, akabashyiriraho agahato k'imitimanama. Mu gihe Satani yigarurira abaturage bose b'isi, kandi akaba avuga yuko bose ari abe, kuko yabagabanya imyaka 6,000, kandi mu gihe yiteguye yuko imyaka 6,000 irimo igera ku musozo, gukora kwa Satani kurimo gukora mu buryo bwihuse cyane kandi ku mugaragaro. Mu gihe Satani afata abaturage b'isi yose nk'abe, niwe witegekera amadini yahakanye amategeko y'Imana, amadini atagendera ku ijambo ry'Imana, niwe urimo uyiyoborera muri iki gihe cyacu giheruka. Nyamara hari agatsiko gato k'abantu bahanganye n'ububasha bwe. Aramutse ashoboye kubasibanganya ku isi yose, intsinzi yaba yuzuye. Nk'uko yateje amahanga ya gipagani kurimbura Isirayeli, niko no mu gahe gato kari imbere azahagurutsa imbaga z'ababi bo ku isi ngo batsembeho ubwoko bw'Imana. Buri wese azasabwa gukandagira amategeko y'Imana ngo yumvire ay'abantu. Abazakomeza kuba indahemuka ku Mana bakiranuka ku nshingano bazagambanirwa na bene se, ababyeyi babo, abavandimwe babo n'inshuti zabo, nk'uko tubibona muri Luka igice cya 21 murongo wa 16. Itegeko ry'ubugambanyi. Igihe kigeragezwa cya buri wese kiri hafi kugera kubahiriza isabato y'ikinyoma tuzabihatirwa. Rero ubwo hano muri iki gitabo cy'umurimo wa Gikristo barimo kutubwira ngo igihe kigeragezwa cya buri wese, ubwo ni ukuvuga umuntu ku giti cye, kigiye kugera. Niyo mpamvu muvandimwe ukwiriye
kutarebera ku bantu cyangwa se ngo kwizera kwawe ugushingire ku kintu icyo ari cyo cyose, ni ukuvuga ngo wowe uzahagarara mu mwanya wawe wenyine. ubwo rero uzahagarara mu mwanya wawe wenyine ku giti cyawe, niyo mpamvu ukwiye kwita ku by'agakiza kawe, ugakangurwa n'ubutumwa kugira ngo umenye ko uzahagarara ari wowe wenyine. Mbese uzahagarara ute mu gihe cy'igeragezwa cya buri wese? Hazabaho amashyamirane akomeye hagati y'amategeko y'Imana n'amategeko y'abantu, abagiye birekurira buhoro buhoro mu mihango y'isi. Iyi ni ingingo ikomeye, aho mu gihe cyashize twabonye agahato k'amategeko y'umutimanama, kandi ako gahato k'amategeko y'umutimanama kakaba kagomeza gukomeza kubaho, kuko Satani agomba kugomeza guhata imitimanama kuko niho ashaka agukorera. Hano baravuga ngo abagiye birekurira buhoro buhoro mu mihango y'isi bazinjira mu mategeko y'icyumweru mu buryo butabagoye, kandi amategeko y'icyumweru ntabwo ari itegeko ry'icyumweru. Ubwo abantu bazava mu mategeko y'agahato k'umutimanama bakinjira mu mategeko y'icyumweru mu buryo butabagoye kubera ko ari akamenyero, bizabinjiza no kwakira itegeko ry'icyumweru mu bintu bitagoranye, kandi bazasanga nta rwigoboterero bazaba bagifite. Bazemera guca bugufi imbere y'ubutegetsi, aho kwemera gukobwa, gutukwa no kwishyira mu kaga ko gufungwa no kwicwa. Umurimo wa Gikristo, paje 173, soft copy, niho turimo gusoma. Muri icyo gihe izahabu izatandukanywa n'inkamba. Muri icyo gihe niho abantu b'Imana bazatandukanywa n'abantu banze kumvira amategeko y'Imana. Umurimo wa Gikristo, paje 173, soft copy. Muri icyo gihe izahabu izatandukanywa n'inkamba. Inyenyeri nyinshi twajyaga dutangarira kubw'umucyo wazo utangaze zizijima. Inyenyeri ni abantu b'Imana babaye ku ruhembe rw'umuheto wo kuvuga ubutumwa, ni abantu baririmbye muri korali, ni abantu bagaragaje ishusho nziza inyuma y'uko ari abakirisitu, ariko imbere mu mutima bagahakana imbaraga zo kwizera Kristo. Inyenyeri nyinshi twarebaga tukishima tukabona ari abakristo, muri iki gihe kiri imbere zizishima. Impamvu zizishima nuko batemeye kwejesha imitima yabo kumvira iki? Kumvira ukuri, kandi ngo bakurikirane umurimo Yesu Kristo arimo adukorera mu buturo bwera bwo mu ijuru muri iki gihe cy'umunsi w'impongano. Niyo mpamvu inyenyeri rero twishimiraga umucyo wazo zigiye kuzijima, kandi igihe umwijima uzabuje nibwo izi nyenyeri zari zikwiriye kuzaba zirimo zimurika kandi umucyo wazo ukagaragara. Muvandimwe wanjye rero, ntabwo nkwifuriza yuko waba inyenyeri izijima mu gihe kiri imbere, ahubwo uyu munsi, uyu mwanya, ejesha umutima wawe kumvira ukuri, kandi igihe umwijima uzaba ubuditse ntabwo uzigera wijima. Abambaye imyambaro ya gitambyi ariko batambaye gukiranuka kwa Kristo, ndakwifuriza kwambara gukiranuka kwa Kristo. Kugomeza kwambara umwenda wa gitambyi gusa cyangwa se umwambaro wa gitambyi gusa ntago bizakugeza ku gakiza. Niyo mpamvu dukwiriye no kwambara iki? Umwambaro wo gukiranuka kwa Kristo. Kandi umwambaro wo gukiranuka kwa Kristo tugomba kuwubona mbere yuko umwijima ubudika. Abambaye imyambaro ya gitambyi ariko batambaye imyambaro yo gukiranuka kwa Kristo bazagaragara mu isoni z'ubwambure bwabo. Ibidutegereje imbere yacu ni intambara idakura mu ruge, ni intambara ikomeye cyane, aho ukuri kugomba guhangana n'ikinyoma, aho amategeko y'Imana agomba guhangana n'amategeko y'abantu kandi ku mugaragaro. Aho ubu ngubu amategeko y'Imana arimo agenda ahangana n'ay'abantu bucece mu buryo butagaragara, ariko bigiye kuzerura bijye ku mugaragaro, aho amategeko y'Imana agomba guhangana n'amategeko y'abantu ku mugaragaro. Nibwo icyo gihe izahabu izatandukanywa n'iki? N'inkamba. Izahabu igomba gutandukanywa n'inkamba. Kuba dushobora gufungwa, kubura ibyacu hamwe n'ubugingo bwacu ubwabwo kubwo kurengera amategeko y'Imana. Ndakwifuriza uyu munsi, uyu mwanya, guhagarara ushikamye kandi ukarengera amategeko y'Imana mu gihe isi yose yubamiye kumvira amategeko y'abantu, mu gihe abantu bagenda birekurira ruto kubahiriza imigenzo y'abantu, bagiye kwisanga bitabagoye no kubahiriza itegeko ry'ubugambanyi. Tugana ku musozo, murimo itorero rizaba yarirengagije gukora mu gihe cy'amahoro
n'uburumbuke. Rizaba rigomba kuwukora mu gihe cy'akaga gateye ubwoba, mu bihe by'urucantege, kandi imiburo izaba yaracecekeshejwe cyangwa ikaburizwamo no kwihuza n'isi. Izaba igomba gutangwa hagati yo kurwanywa gushishana kw'abanzi bo kwizera. Reka turebe muri Bibiliya, Esiteri igice cya 3 umurongo wa 1 kugeza ku wa 4. Hanyuma y'ibyo umwami Ahasuwerusi akuza Hamani mwene Amedata umwagagi, amugira umutware mukuru, intebe ye ayiha icyubahiro, ayirutisha z'abatware bose bahakanywe. Umurongo wa 2, abagaragu b'umwami bose babaga bari ku irembo baramupfukamira bakamuramya, kuko umwami ariko yari yategetse. Ariko Morodekayi we ntiyamupfukamiraga ngo amuramye. Igihe Ahasuwerusi yakuzaga Hamani akamurutisha abandi batware bose, abantu bose yabageragaho bagapfukama, ariko Morodekayi we ntabwo yapfukamaga. Bukeye abagaragu b'umwami bari ku irembo ry'ibwami babaza Morodekayi bati, niki gituma ucumura ku itegeko ry'umwami? Bukeye abagaragu bakomeza kumuhana. Uko bukeye atabyumviye babiregera Hamani ngo barebe ko yemera bya Morodekayi, kuko yari yireguje ko ari umuyuda. Igihe Morodekayi yireguraga yavugaga yuko ari umuyuda atagomba gupfukamira umuntu, kuko yarazi amategeko y'Imana, ahubwo agomba gupfukamira Imana yo mu ijuru. Hamani abonye yuko Morodekayi atamupfukamiye ngo amuramye, ararakara cyane. Hamani yaje kurakara cyane, bituma atora itegeko nanone ry'ubugambanyi, atora itegeko ryo kurimbura abayuda bose kubw'uko Morodekayi atagenje gute, atamupfukamiye. Icyigisho turimo kwiga twibukiranye yuko kivuga ngo itegeko ry'ubugambanyi. Igihe Morodekayi yangaga gupfukamira Hamani, Hamani yashyiraho itegeko ry'ubugambanyi ryo kurimbura abayuda bose, ndetse ashyiraho itegeko ry'uko Morodekayi agomba kumanikwa ku giti cya mikono 50, cya metero 50, kubw'uko yanze gupfukamira Hamani. Iryo ni itegeko ry'ubugambanyi ryashyiriyeho abayuda, ariko byaje kurangira itegeko rihindutse nka rimwe ryari ryatorewe Daniel mu rwobo rw'intare, rihinduka iryo guhesha ikuzo Imana, ndetse amategeko y'Imana arererezwa. Reka turebe muri cya gitabo cy'umurimo wa Gikristo page 175 soft copy, hari amagambo avuga ngo, muri iki gihe isi ya giprotesitanti irareba itsinda ry'abakomeza isabato nka Morodekayi uhagaze ku irembo. Amateka agomba kuzongera kwisubiramo, kuko Satani nta kintu gishyashya ajyazana, agomba kugendera ku byabayeho, nibyo agomba kongera kuzana, ariko akabizana mu yindi shusho nanone kubw'uburiganya bwe. Muri iki gihe isi ya giprotesitanti irareba itsinda ry'abakomeza isabato nka Morodekayi uhagaze ku irembo. Imyifatire yabo igaragaza ko iha agaciro amategeko y'Imana, kandi amategeko y'Imana afite agaciro nk'ako yari afite igihe yahabwaga Mose ku musozi wa Sinayi. Imyifatire yabo igaragaza ko guha agaciro amategeko y'Imana ni umucyaho uhoraho kubanze kubahiriza Uwiteka, kandi bagakandagira isabato ye. Kubahiriza amategeko y'Imana mu gihe cy'umwami Ahasuwerusi kwa Morodekayi, kubera ko yari umuyuda, byari umucyaho ukomeye imbere ya Hamani. Bityo Hamani ashyiraho itegeko ry'ubugambanyi ryo kurimbura abayuda bose, ngo kubera ko Morodekayi atamupfukamiye. Ayo mateka agiye kongera kwisubiraho, aho abantu bagiye kongera gushyirirwaho amategeko y'ubugambanyi kubw'uko banze kubahiriza amategeko y'abantu. Ni ngombwa gukoresha uburyo bwose bushoboka ngo bikize icyo gitotsi kibabogamiye kandi dakunzwe. Ubutumwa bwiza bw'iteka ryose ntago buzabana amahoro n'isi, nta nubwo amategeko y'Imana ndetse n'abantu bayubahiriza bagomba kubana amahoro n'isi. Rero muvandimwe, nshuti yanjye, ubwo tugiye gushyirirwaho itegeko ry'ubugambanyi, ubwo hagiye kubudika, ubwo inyenyeri nyinshi twabonaga mu gihe cyashize tukishimira gucana k'umucyo wazo zigiye kongera kuzimirira mu mwijima, ubwo umwijima ugiye kubudika, abana b'Imana nibwo bakwiye kongera guhagarara bashikamye kandi bakereza amategeko y'Imana. Rero Imana iguha umugisha we wabashije kunkurikira muri iki cyigisho kivuga ngo itegeko ry'ubugambanyi. Reka turangize dusenga. Mwami Imana Data twese uri mu ijuru, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Uduhe guca bugufi, uduhe kwereza amategeko yawe, uduhe kuba umucyo muri iyi si y'umwijima igiye kubudikwa, kandi uduhe kuba inyenyeri zibasha kumurika umucyo wazo. Udushoboze kuko tutabyishoboza. Umuntu wese wumvise iki cyigisho umuhe umugisha wawe, kandi gishinge mu mitima ye, Mwuka Muziranenge agiharatuze mu bwonko, kizamubera amendeze kugera mu bwami bwawe.
tubyatse twizeye mu izina rya Yesu, amen.